Ijambo ry'umunsi. Urugendo rw'abizera ku musaraba. Soma Yohana igice cya 12 umurongo wa 23 kugeza kwa 27. Tuzi ko Yesu yagenze mu muhanda ujya Kalvari, ariko si kandi wari uzi yuko abizera nabo bagenda ku musaraba. Twese twabambwe hamwe na Kristo, ariko kandi abamushonjeye gusa nibo bitabiriye uburambe bwimbitse bw'ukuri. Yesu abigiranye urukundo afata ukuboko buri muyoboke wese akamugeza ku musaraba. N'ubwangaha ariho hantu hanyuma umuntu wese yifuza kujya, ni nayo nzira yonyine yo gusangira ibyiza by'Imana mu buzima bwacu. Urugendo rwo ku musaraba ntabwo ari rumwe ujyanamo n'umuryango n'inshuti zawe, ni urugendo rwawe wenyine hamwe n'umwami Yesu gusa. Yesu yiyambuye abantu bose ndetse n'ibintu byose wishingikirijeho kugira ngo wige kumwishingikirizaho gusa. Mu gihe turi ku musaraba, Yesu afungura ibice biri inyuma yo kwibeshya kwacu kugeza igihe dutangiriye kwibona neza nk'uko nawe abikora. Bidatinze kwa kwikunda kwacu, kwa gufata ibintu nk'aho bidahagije, kwa kunanirwa ndetse na kwa kurakara bihita bishyirwa ahagaragara. Umusaraba rero nta hantu hashobora kukuvuna, ariko kandi harakenewe kuko nta bundi buryo tuzigera twera imbuto. Niba twiziritse ku buzima bwacu tukanga gufata runo rugendo, ntabwo tuzigera dukura. Inzira imwe rukumbi Kristo ashobora kubaho mu buzima bwe binyuze muri twebwe ni igihe twemeye kugendana nawe. Imana ntabwo ishaka yuko unyurwa n'agakiza kawe gusa. Hariho byinshi cyane yifuza kuguha ndetse no kugeraho binyuze muri wowe. Urashaka gufata umuhanda ukajya ku musaraba hamwe na Kristo? Nibyo rwose birababaza, ariko ibihembo muri buno buzima ndetse no mu bihe bidashira birenze kure cyane ibyo uzagira byose ndetse n'ibyo uzifuza byose. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.